byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So rero ku mbuga nkoranyambaga ibintu biba bikomeje kugenda biba binini cyane, bamwe batukana abandi basebanya, abandi nyine babibana inzangano hagati yabo. So rero twe tugira ngo ibyo bintu rwose tubikuremo, tubihashye bidakomeza kuba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mbasubije inyuma gatoya, muribuka yuko mu minsi yatambutse uwitwa Nana ukina filime kwa Kiramani nibwo yasezeranye mu murenge n'umukunzi we. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga babigira binini cyane, bagenda bavuga yuko uwo muntu ngo ni umushuga dadi, bigenda nyine bifata indi ntera ikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bagenda bazana umugore we n'abana yabyaye, bakavuga ati abakobwa b'i Kigali basigaye byaranze kabisa. Ni nabwo uwitwa Nana yagiye mu kiganiro kuri Isimbi avuga yuko umukunzi we bahuriye kuri Instagram, barandikirana baba inshuti, birangira Nana naje no mu Rwanda, birangira bakoze umurenge, babyereka amategeko y'igihugu. So rero bigenda biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo ari byo tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga ku kintu cyabaye umwiryane cyane nabonye kuri social media, cyafashe indi ntera, kiri hagati y'uwitwa Mitsutsu ndetse na Kiramani. Nabwo Kiramani yavuze yuko atongera kuzifuza kongera guhura na Mitsutsu, kubera yuko ngo umuntu bamarana umwaka wose amugirira ishyari, amuhemba, bakorana nyine atamukunda, akumva yuko nyine ari urwango rukomeye cyane. So rero nagiye mbona witwa Kiramani mu magambo yagiye atangaza ubwo bamuhamagaye mu kiganiro kuri Chita Magic, agenda avuga ibintu biremereye cyane, ameze nk'umuntu warakaye kabisa, warakaye byatari. So n'ayo majwi yitwaye abakiniye, twakoze ikiganiro cyabyo, mugende mukirebe, kiri kuri YouTube channel yacu. So rero nagiye mbona biba binini cyane, abantu benshi bakibaza se Mitsutsu ari mu makosa, ariko ukuntu byagiye bigenda bivugana ko Kiramani yagiye anabisobanura, avuga yuko we yaje kubona abona ibintu bitari byiza, arangize anasaba Mitsutsu imbabazi, ariko Mitsutsu aranga kuri ikiganiro cya kabiri, avuga yuko Kiramani atari umwana mwiza, avuga ko timu ye bose ari indyarya. Nyine bigenda bifata indi ntera cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko bamwe mu bakinnyi baba muri Kiramani Empire cyangwa muri timu ya Kiramani, abenshi nyine bagize icyo bagenda babivugaho, bagenda babisobanura, bavuga yuko ibyo bintu bitari byo, bitari ngombwa kujya kubishyira kuri social media, kubigaragaza, kubera yuko nta kintu na kimwe bifasha uruganda, nta kintu bifasha showbiz yacu nyarwanda. Ariko ndabanza mbibumvishe muri buno buryo Kiramani yabisobanuraga, hanyuma turaza gukurikizaho uwitwa Aisha abisobanura ubwo yari mu kiganiro kwa Soti, nibwo yabivuze yuko bose abanenze. Ndi kwibaza hagati yanjye nawe indyarya iyo ariyo, umarana nanjye umwaka wose uza nka guhemba amafaranga atari makeya, unsekera kandi utankunda mu mutima wawe, urukumva? Ndavuga ndibaza nimba kuba indyarya ari ukuba navuze mufite ikibazo nk'abana, nkakemura mu buryo kugira ngo mutazongera kugirana ikibazo. Ubwo ndi kwibaza hagati yanjye nawe indyarya iyo ariyo, waramaze umwaka uza ukansekera tukaganira, kandi mu mutima wawe unyanga bigeze hari. Ibyo bivaho. Turi mu bukwe bwa Nana, hariya ntabwo ari ahantu ho gukinira komedi bro, mbigusubiriremo, sibyo? Barakinaga komedi se muri tonde, hari ntabwo ari ahantu ho gukinira komedi. Twaricaye, nta jambo bari baguteguriye, ibyo simbizima batari bari gutegura. Ngiye kubona mbona Soti yashizeho kamera, aratangira ngo na Mitsutsu mu ijambo, ndamenya ni we ni mukuru arisabira ijambo uri kujya kumushuta, yabikubwiye. Kumbi wowe waramaze kuvuga na Soti, umubwira ngo aze kugusheta ngo uvuge ijambo. Soti aramenya ko yabimbwiye, ngabye ngo ngiye kumusabira abandi kuri kabyisabire, nawe ni mukuru. Njye mbifata mu buryo bw'umwuga, turi mu bukwe bw'abandi, njye kumva mbona abantu bashizeho kamera nyine, kuko ndabazi ko muziranye. Ubwo na Mitsutsu nawe tumureka akavuyo, ni mukuru arisabira ijambo, urukumva? Nje bitaninga noneho ube ko siko nabivuga.
ngiye kubona mbona aho kugira ngo uze unanyegera umbaze ati se dadi byagenze bite ko byari bimeze kuriya utawigenda witereka imbere ya kamera ziriya views zirimo amafaranga ku buryo wakwitiranya nanjye ibyo mbirengaho message ndazifite ndavuga nti okay umwana ashobora kuba yarababaye kuko namutandukanije n'undi ariko nta kuri kuntu ari kubikemura Kirara we reka nongere mpamagare numvaga tutari kumvikana mwese hanyuma nandi kuba nsi wasoje nanjye ngira icyo vuga reka nzisoze kuvuga ati wambabaje mu buzima bwanjye sha mwana uzababara umva nkubwire inshuti yanjye mutega amatwi ntonde maze nabwo inshuti yawe nyamba inshuti yawe we mbaze ndikubwira bwa mbere ngiye numvise umuntu ambabaza kugira ngo utane imbabazi wowe urukundo utamena telefone ndakwandikira kwese mwana wanjye nimba nirakubabaje isoke umbabaje message ndafite ngusaba imbabazi ngusaba imbabazi nca bugufi aho yazi ndasi twubahane nimba utaha agaciro ibyiza nakugejejeho sibyo wifata akantu gato ubona ubundi akariye ngo wirengagize ibyiza nakugejejeho cyangwa ibyiza twageranyeho kuko nakubwiye muri message wisomereshe aho ngaho nimba munari kumwe ndabiguza nazi umbabarire nta hantu uzongera guhura no kukubaza kwanjye nanjye nta hantu uzongera guhura no kubaza kwawe genda wibereho upavuze ngo natwe tukumariye genda wibereho ugere icyuma natwe dusigaye twimeriye neza ntizongera guhura nawe nk'ubabaza kandi nawe umbabaza ibyo birengaho ugiye kubona umuntu ku ikindi kiganiro cya kabiri no gusabye imbabazi yesu ni ikihe kintu kirenga nyuma yo gusaba umuntu imbabazi niba ari ikintu cya mbere kigora ni uguca bugufi ugasaba umuntu imbabazi noneho ubi nabizi ko nta n'ikosa ufite uca bugufi ndavuga ni njyewe ushaka kubona neza man wowe nubwo ufite ikibazo yangane bazanamo itonde n'abandi bakinnyi wese bazanamo abo ngo bita indyarya bitabareba ndavuga ati rero kugira ngo mbe victime y'abakinnyi banjye batabigendera mu ca bugufi musaba imbabazi ubirengaho bwa kabiri ukora ikindi kiganiro nawe nakubwiye ngo nimba bazi ibyo biganiro uri gukora biratuma ubaho ubikore ariko nimba uzi ko nta maramuko arimo uri kwitiranya nanjye ku gusa muri nawe uri kwandika message zirahari nongere mbigusabira imbabazi nafite byumva nimba abona kubangamiye umbabarire ariko ugende ukore ibyawe natwe dukore ibyacu nta tuzongera guhurira nawe ngo tukubaho ko tuzahura nta kibazo ko tuzahura n'Imana nimba wowe nakongera guhura nawe tuzahura nawe umwaka wose iteka tuzahura ahubwo nawe umwaka wose itonde baze kuba twita ibaze kuba n'umuntu umwaka wose akwanga agufiteho ikibazo ntabikubwire kamwe mu buri kwezi wo gashira igihe hatumirana kumva umuntu akwanga byiza aho ngaho nabyuka n'ikihonge kugaruka none ejo uzapfa nanjye mw'imesiteri n'urugero runaka ukongera ukapikamo ukazayakora kunsebya kuri mbereho nanjye nibereho nabwo kandi nimba wumva nyine kunsebya biri kugutunga ugenda ubikora ibyanjye nizere ko mwabyumvishije bagenda babisobanura yaba Aisha ndetse na Kiramani nyine ko ari ibintu byafashe indi ntera kandi bose ari temu ari dadi wabo ari abantu bubahana ari abantu nyine bakorana imishinga ya buri munsi cyane so rero nagiye mbona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye bari kuroza hagati y'uwitwa Mitsutsu ndetse na Kiramani bavuga yuko umubano wabo kabisa wamaze kwangirikara byatari wamaze gufata indi ntera bitewe n'uko witwa ngo Kiramani ari wahagaritse nako akomeza gukorana content na Mitsutsu nyine bikaza kumubabaza bigatuma nyine bigira bifu akabikururiza bikaba binini cyane ku buryo ngo no mu birori by'uwitwa Nana atigeze nyine yifuza yuko bamuha ijambo nyine byagiye biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga so rero kubera iki ubundi abantu nk'aba bamaranye igihe kinini cyane bakorana ari timu basize hamwe kubera iki hajya hazamo utuntu nk'utu tw'umwiryane kandi ku bintu bitanashinga kandi bitanafite na verisiyo ndende ni nabwo witwa Kiramani yandikiye message witwa Mitsutsu amusaba imbabazi ariko Mitsutsu akabirengaho agakora ikindi kiganiro nyine bikagenda bifata indi sura itari nziza hagati y'abano bantu bose bakina sinema kandi bose baba celebrate b'ibyamamare ubundi ni ukubera iki ese tuganire muri comment wowe ikibazo bite n'ukuntu wamaze kubyumva nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga biba binini cyane waba washyigikira
washyigikira Mitsutsu ku byo yakoze ku biganiro kugenda akomeza gukora kuri Kiramani, cyangwa washyigikira Kiramani wemeye guca bugufi agasaba imbabazi akemera yuko ibyo bintu nyine bidakwiye, cyangwa uko gushwana kuri hagati yabo nyine bose nyine bitababereye. So rero nuko nabonye aka kantu kaba kanini cyane ku mbuga nkoranyambaga, nifuza ko twaza kukaganiraho namwe bitewe n'ukuntu mwabyumvishe, tukaza nyine gutanga ibitekerezo, tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwo Amasimbi turi kumwe. Ciao ciao.